All the time, yakangisengesho Yesu adusaba gusenga. Riboneka he? Matayo igice cya 6 umurongo wa 9. Nuko musenga mujya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ushaka ryawe ko cyaba mu ijuru. Dore n'ibyo kurya byacu by'uyu munsi, duhaye imyenda yacu uko natwe twahaye imyenda yacu, ntuduhane mu bitwosha, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amena. Amena, amena rwose. Ngo ni isengesho Yesu adusaba kugira ute? Gusenga. Riboneka muri Bibiliya mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya kangahe? Cya 6 umurongo wa 9 kugeza 13. Ritangira rivuga ngo Data wa twese uri he? Uri mu ijuru. Imana ni Data wa twese. Nta wundi wakwitwa data uretse Imana. Niwe papa wa twese. Ngo izina ryawe rigira ute? Ryubahwe. Izina ry'Imana rigomba kugira ute? Kubahwa. Nturivuge uko wiriboneye, nturivuge mu binyoma cyangwa se ngo urivuge uri muri blague. Ugomba kurivuga ahubwo uvuga ubutumwa bwiza nk'ucyo turi kubivuga. Ngo ubwami bwawe bugira ute? Buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibahe mu ijuru. Yesu adusaba gusenga ngo iby'Imana ishaka ari byo biba mu isi nk'uko bibahe mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Tugomba gusaba ibyo kurya bya ryari? By'uyu munsi, kuko niyo tubikesha. Imana niyo ibiduha. Nujya ubona wariye, ujya umenya ko Imana niyo yagize ute? Yabiguhaye. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye iki? Abarimwe imyenda yacu. Ni nk'aho uba uri gusaba Imana imbabazi, kuko nayo ihora itubabarira kandi nta kiguzi twayihaye. Nawe rero umuntu nakuberamo umwenda cyangwa ukamuha ikintu ukabona nta bushobozi afite bwo kucyishyura, uzakimurekere. Uzaba umuhariye. Cyangwa se nagukosereza umubabarire. Uzaba umuhariye. Uduhari imyenda yacu nk'uko natwe twari abari mu iki? Imyenda ya. Ntuduhane mu bitwoshya. Tugomba gusenga Imana kugira ngo niduhane mu bitwoshya cyangwa se niturekere mu bibi, nituma dukomeza kwijandika mu bibi, idukuzeyo imbaraga zayo. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize iki? Umubi ni Satani. Umubi ninde? Ni Satani. Tugomba gusenga Imana akaba ariyo imudukiza, ko twe ntitwabyishoboza, ariko dufite imbaraga y'Imana, Imana yabidushoboza. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Aha, ubwami ni ubw'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, n'ubushobozi ni iki? Ni ubw'Imana. Imana ifite imbaraga, ibera hose icyarimwe, nta kiyinanira, byose irabishoboye kandi ni inyacyubahiro. Buriya Imana niyo kubahwa kuruta abandi bantu bose, kuruta ibindi bintu byose. Imana niyo kubahwa kuko ifite ubushobozi n'icyubahiro ni ibyayo iteka ryose, haba uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Hari ubusobanuro bwatanzwe mu gitabo cy'Amigisho. Amigisho ni igitabo cy'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi cyitwa ibyigisho bya Bibiliya biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Rero iri sengesho bararisobanuye mu gitabo cy'igihembwe turimo ku cyigisho cya 7 kivuga ngo isengesho rishizwe mu bikorwa. Ku ngingo yo kwa 3 yo kwa 12 Gicurasi 2026 yavuga ngo Yesu atwigisha uko dukwiriye gusenga. Wumva ukuntu basobanuye rino sengesho?
ubifate nawe uzajya ubibwira n'abandi, kandi n'abari kubyumva n'abari kukureba ndetse n'abari kutwumva bamenye ubusobanuro bw'iri sengesho. Ngo data wa twese uri mu ijuru bisobanura kwemera isano yihariye ufitanye na data wa twese, ukamenya ko ni papa wawe, ni data wa twese. Izina ryawe ryubahwe bivuga kwemera ko ukwera kw'Imana gutuma kuza imbere yayo tuyubashye. Ukwera kw'Imana kuza yes na Yesu nawe ni Imana. Ukomeze wumve ubwami bwawe buze, kwifuza ko Imana igaruka kandi Mwuka Wera agatura muri twe kugeza ubwo bizaba bisohoye. Kugeza ubwo ibyo bizaba bisohoye. Noneho hariya havuga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Bisobanuye kwiyegurira Imana no kuyisaba ngo ibyo ishaka bibe mu mibereho yacu, wumvise, tukiringira ko izi ibitubereye byiza kuruta ibindi byose, aho gusaba ibyo twishakiye. Ntabwo tugomba gusaba ibyo twishakiye, ahubwo tugomba gusaba ngo iby'Imana ishaka bibe mu isi nk'uko biba he mu ijuru. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Bisobanuye gusaba ibyo dukeneye kugira ngo tubeho, ari iby'umubiri, ibyo kurya n'amazi, ndetse n'ibya Mwuka, ari byo Yesu n'ijambo rye. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Bisobanuye kwihana. Bisobanuye kugira ute? Kwihana, gushaka imbabazi, kandi tukibuka kubabarira abatugiriye nabi tutabihatiwe, mbese nk'uko Imana itubabarira. Wabyumvise? Kibuka kubabarira abandi nk'uko Imana igira ute? Itubabarira. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Bisobanuye gusaba kurindwa no guhishwa ngo umubi atatugeraho muri iyi si. Zaburi ya 91. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amena. Bisobanuye kwemera ko abo turi bo bose, ibyo dufite byose, ndetse n'ibyo dukora byose ari iby'Imana. Byose ni iby'iki? Ni iby'Imana. Niyo yonyine ikwiriye ikuzo no guhimbazwa. Igitabo cya mbere cya Ngoma, igice cya 29, umurongo wa 10. Nguko ubusobanuro bw'isengesho Yesu adusaba gusenga uko bumeze. Natwe tujye turisenga kandi turishizeho umwete biturimo koko. Dusabe uko Imana ishaka, ntidusabe uko twishakiye. Imana iguhe umugisha. Iyi channel rero yashizweho kugira ngo tujye tuyivugiraho ubutumwa bwiza, twamamaze ubutumwa bwiza. Abihana bihane, uzumva yakunze ijambo ry'Imana akumva adasobanukiwe neza, ajye yandika muri komenti kugira ngo tumwereke inzira akwiriye kunyuramo. Ariko inzira nta yindi, ni Bibiliya. Twifashisha Bibiliya, ni ugusoma ibyanditswe byera. Rero niba uyu muyoboro ugufasha, we wumva cyangwa ureba iyi video, ukore subscribe, ukore na share, igere kuri benshi, twamamaze ubutumwa. Yesu agaruke, twitahire mu bwami bwo mu ijuru. Imana itugirire neza, kandi namwe mwese mudukurikiye bagirire neza mu izina rya Yesu. Shema, ugiye kudusengera nanone, ariko ugiye gusenga muri iri sengesho Yesu adusaba kugira ute? Gusenga. Ngaho senga wicisha bugufi. Data wa twese, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, dushaka mu isi nk'uko cyangwa mu ijuru. Dore none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, dore imyenda yacu, dore imyenda yacu, udahane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Amen.